Njyewe nigeze ku nari ntuye hari habaga umugore w'umusomaliya umusomali nawe yaratubwiye ngo baramusiramu noneho ikintu baba bashaka ariko ntago ndi nararibonye mu bijyanye no gusiramura abagore nanjye nta makuru make nakuye kuri uwo mugore bavuga ko ngo birinda abagore kugira banabyita nko kudakunda igitsina gabo akaba azi gukata ariko atazi igikurikira gukata akase umutsi gahunda kabira aryamye niyongere kubyuka akaba aragushahuye no nabira bintu bavuga ko ari bari abantu bakata kuko urumva bakatisha boro za gakondo ibyuma bityajijwe kwiryazo mutababwe 2kg no reba gadi yamukoreye editing yari yamuziritse ku kadaihatsu yamuziritse ku kadaihatsu ariko mukura tabagwe amuzana 2kg no baravuze ngo kure yamuzanye ariko zanamusha yamuzanye kuri ndaihatsu yanditseho ngo byose biva mu gusenga yambona ariko ndayihatsu ziba zanditseho rero nazamusubizayo ku igare uziko yagoye uzi ikintu yazize kuririmba ngo cyabyibye ukareba ukumirwa rero nagira ngo mbabwire yuko iyi ni Raza Media jewe ndacyari Nigena Jean Pembe tubana buri munsi tubagezaho ibiganiro amakuru ibintu byose tuganira muri make reka tuganire tureke kwicwa n'irungu kandi tunamenye ibintu byinshi muri iki kiganiro ko kizagikomeza azajya habamo ibintu byinshi harimo gutanga ibihembo uzi ko iki kiganiro cyonyine mu Rwanda ushobora kureba ukanatombora cyonyine ukakireba ukatunatombola ugahita ariko nibyo noneho tubana iki kiganiro kigiye kuzakimenekeramo amavuta kabisa ya danje reka amavuta bajye bakubeshya ngo ngafite amavuta afite iki ngo oya amavuta azajya yamenekera cyane hano turi Gikondo ibisanzwe cyari Nigena Jean Pembe akoze kubana nanjye hasta la vista. Hello guys nongeye kubasuhuza abakunzi ba Raza Media TV ibisanzwe uyu munsi ni umunsi wo kwa gatatu umunsi mwiza aramutse umucyo ni umunsi wa kabiri duserebura intsinzi y'umusaza kabisa 99%. Noneho ikintu namenye nuko hari abanyamahanga n'iki banungunitse ariko nta kundi bigomba kubaho reka dukomeze mu buryohe bw'umusaza ari kugenda atwereka iyi channel yacu ni buri munsi ntugacikwe ibiganiro tubaha twarababwiye ngo dukorera Gikondo ni nk'amavuta agiye kuzajya amenekera buri munsi ngiye nitwa Nigena Jean Pembe bandi kumwe n'umukameramani wanjye babyigiye aho bita Indonesia sana muri update zihari muno munsi nabaha ari ibintu shoka ubutazi ko ari ibihugu bigifite umuco wo gusiramura abakobwa n'ibyo bintu ni ibintu wenda mu Rwanda bitigeze bihagera ariko hari ibihugu byinshi muri Afurika bigifite umuco wo gusiramura abakobwa mu bijyanye na update nyinshi tuyagenda tubaha tunaganira kuko ubundi iki kiganiro cyacu ni bivugwa ni kuganira no kumenyana tukababwira story nyinshi cyane tukaganira n'abantu bose mu ngeri zose niba wumva ufite irungu wikishwa n'irungu wigira ikibazo kuko iyi channel nimwe twayifunguriye abasingo mwese single mother single female abantu mwese muzanga tuganire tubabwira yuko ikipe ihagarara u Rwanda APR kwitwara neza yanakomeje muri Sekafa
babwira ko amakipe yanyu mukunda cyane cyane yo mu Bwongereza yatangiye ibyo bita ama pre-season, yatangiye n'imikino ya gishuti, ariko n'ibindi tuzatumenya tubabwira ko muri South Africa abahigi baho bateje inkongi y'umuriro, abahigi bose bakaba batabye Imana, n'abazimya umuriro hari ababigendeyemo. Tukababwira ko mu Burundi gereza zihari, bavuga ko harimo inzara nyinshi cyane, imfungwa zitari kurya zirimo gusaba abagira neza kugira ngo barebe ko bamara kabiri. Naho mu Rwanda ho tumeze neza cyane, turi guserebra intsinzi yacu. Babwira rero ko tugiye kuzatubana namwe nk'ibisanzwe. Cameraman, wari uzi se ko ibintu byo gusiramura abakobwa bikiriho? Ibyo bintu se bibaho? Ayaga numva babivuga, babyita ngo iki? Harya gusiramura abagore babyita ngo iki? Gusiramura abagabo se babyita ngo iki? Gusiramura abagabo babyita ngo ikira. Arabyibagiwe. Nta nubwo wabimenye. Gusa nyine biratangaje kabisa. Ubundi saho ni mu kihe gihugu muri bino bihugu byinshi bikunze kugira bino bihugu? Ubwo ni bya bindi bigendera ku matwara ya Kisilamu, kandi usanga bikorwa mu gakondo, utagira ngo babajyana no kwa muganga. Baba bita abasaza b'inararibonye, nibo bakata. Ubwo abasaza nibo basiramura abagore cyangwa abari abagore bagenzi babo babasiramura? N'abakecuru nabo ariko b'inararibonye. Ariko se reka nkubaza akabazo kamwe. Buriya nk'iyo basiramuye umugore, ubundi nka buriya baba bagira ngo bamurinde iki? Njyewe nigize hari nari ntuye, hari habaga umugore w'Umusomali, nawe yaratubwiye ngo baramusiramu. Noneho ikintu baba bashaka, ariko ntabwo ndi nararibonye mu bijyanye no gusiramura abagore. Nanjye nta makuru make nakuye kuri uwo mugore. Bavuga ko ngo birinda abagore kugira, banabyita nko kudakunda igitsina gabo. Ubwo ni icyo kiba kigamije. Ni ukuvuga ngo iyo bagusiramuye nyine, ubundi bakunda gusiramura ugiye no gushaka umugabo. Bisobanura ngo ni wa mugabo wawe nyine, nta bindi bintu byo ku ruhande. Urabona, ni ugabanya amarere. Urabona nko ku bagabo tuzi yuko gusiramurwa ari agahu kaba kari inyuma ku gitsina bakata, bakakavanaho bakagata. Ubundi umugore we bakata iki, bakuraho iki nyirizina buriya ko? Ukuntu bizagenda rero, ibintu tuzabikorera ugenda shuri, ikiganiro cy'umwihariko. Tujye muri ibyo bihugu, tujye kwibariza. Aza wamenye ko mwohereze amafaranga y'itike y'indege. Wamenye tujyeyo cyane cyane muri Somalia, cyeka bikihaba ahubwo numvishe muri gitondo, numvishe muri Gabo. Uwo mwanzuro wo gusiramura, noneho wumve ngo bari barawushyize mu badepite ko bagomba kuwutora. Urabona ukuntu twatoye ngo itegeko nshinga rihinduke n'iki. Wumve ngo iyo boro yari iri muri bimwe mu byigwaho n'abadepite. Uri kubyumva none urwego ibintu biba bigezeho. None ibaze ko natwe nko mu Rwanda nk'ibyo bintu ushobora kubivuga wibeshye ukanatungutsa nk'ibyo bintu. Mana y'isi hasi ntabwo wamenye uko bigenze ibyo bintu, ntabwo. Kuko noneho wumve ngo byari ibintu birimo kwigwaho. Byari ibintu birimo kwigaho kabisa, ariko byarangiye abadepite babiteye hasi cyane. Baravuga ati ibyo bintu ni iki. Biriya bintu ni ukubangamira uburenganzira bw'abagore. Uzi ko iriya staff hari igihe
urabona n'ibingibi gusiramura uko ari igihe bashobora gusiramura ubw'ibyago bagashiduka ubaye ikiremba bikaba byagenda nabi nyine bikaba nabi iyo bitakorewe kwa muganga wizewe. suzi ko se wenda nuko abanyarwanda bamaze kujijuka bafungutse mu mutwe ibintu urabona umuntu asigaye anavunika kandi urabizi ko kera umuntu avunikaga n'ikiyaga gatubwira umusaza agahita gukandira agazana ibintu by'amavu y'ibyatsi n'ibindi. Ni kwa muganga kugira ngo ibintu biba biri clear bisuzume ucishwe mu cyuma bire neza. Hari abantu rero n'ubundi bajyaga basiramurira mu ngo iki kandi atabifitiye n'uburenganzira ngo ngenzi gukata akaba azi gukata gusa akaba azi gukata ariko atazi igikurikira gukata akase umutsi gahunda kabira aryamye ntiyongere kubyuka akaba aragushahuye. no na biriya bintu bavuga ko ari bari abantu bakata ukumva bakatisha boro za gakondo ibyuma bityajijwe ku ityazo. Umugabo yari afite nawe afite umugore then afata ihene yagomba kujya kuyigurisha mu isoko noneho aya mafaranga yari yo kwishyura umwana ishuri. Noneho umugabo ageze mu isoko amaze kugurisha ihene amafaranga yari yateganyije baramwunguye ari kumba kumuha 35 bamuha 40. Baravuga noneho yanywamo agacupa asigaranye biravuga ngo wayi hari yagizeho zino boro zibiri ry'abarezi ikiryabarezi aravuga ati rega nkiremo ntawamenyesha ko kuramo na 80. We yahise ajya gukina ikiryabarezi ngo yunguke menshi. Agikutamo bya bira barahiye kwata ariko urabizi kari agatima k'ikiryabarezi cyangwa se agatima k'ikibi karakurura byatanje cyane niko koshya cyane y'amafaranga pa abarahiye ndikumva umusaza na kagacupa n'iki abayumva baye nk'umusazi. Ubwo yabigenje ate? Yohana yatashye nk'ibubu akigera mu rugo umugore atabambwiye ngaho amaye amafaranga yo kwishirira umwana nta n'ijambo rimwe yamusubije atafata umuramutema ahita amwica. Hari igihe ngo Yohana kuva byanga guhagarara bavuga ko abenshi bakunda no kubigwamo ntabwo byabura. Imiryango iharanira uburenganzira nyine ikunda kugira gutabaza. Noneho rero jewe byantangaje kabisa nabyo narindi kumva iyo nkuru ndi kumwe na sister mbona Ewana ameze azanye utuboro hano ku mutwe uko bitwa utuyuye ashishura umeze aravuga ati amabere yiteye atonsa Ewana bikoza tonsa kabisa. Nago nakekaga ko bikibaho ariko byantunguye kumva ko ari igihugu kimwe iryo tegeko rishyirwa mu badepite kugira ngo bariganireho. Iyo ngingo ko numva ari ingingo ikomeye cyane. Ni ingingo ikomeye tuzakora ariko abantu benshi ntago iyo ngingo bajya bayimenya. Ntago bayizi nanjye wumve ngo byamfashe gukora ubushakashatsi bukomeye kumva kuko nanjye nago numvaga ko hari igihugu cyane akora ibyo bintu bikiba. Ubundi ngiye najyaga mbisoma mu bitabo bya kera byanditswe nko muri 70 na kangahe ntago numvaga ko ibyo bintu bikiba. None twebwe urwego abanyarwanda tugezeho rwo gutekereza bikumva ntago twatekeye ntago wajya kubitekereza ngo abagore barasiramurwa ngo futisi wapi. Ariko urumva ko hari ibindi bihugu ahubwo ikintu ngiye mbambonyemo isomo nkuyemo hano ni ukuvuga ngo tujye dushimira kino gihugu cyacu sibyo dushimire ubuyobozi bwacu kuko hari revo bwadukuyeho man mu Rwanda ibyo bintu byigeze bihaba bagenda budushyira ahantu hadanje ahubwo dusigaye twitekereza ibintu none iyo wumvishe history mu bindi bihugu man utavuga ati ngo niki Rwanda urwo muri Afurika cyangwa rwayobye rwakaba rwibereye nko kuri Europe ariho twibereye kuko bumva abanyarwanda imitekerereze yacu yasizwe ku rundi rwego ni nabyo. Ariko dukomeza tunashimira abanyarwanda bose bagize uruhare nanone rwo kwishyiriraho umukuru w'igihugu amahitamo meza bakoze. Uriya musaza ni umuntu w'ingenzi. Noneho tuvuye kuri ibyo bintu byo gusiramurwa by'abagore
ari maze iminsi soma ibinyamakuru numva n'amaradiyo ndi kwibaza ni ikihe kintu cyahindutse hagati y'urushako rw'ubu n'urushako rwa kera twajyaga twumva ni amateka, ntabwo ndi muto nta nubwo ndi mukuru cyane, ariko twajya tumva amateka tukumva ngo nyine ubwo ni ba nyogokuru, kandi mvuge ba nyogokuru, ba nyogokuru bacu nyine urumva uburyo babanaga mu ngo n'abasogokuru ngo n'ababyeyi nyine bacu dukomoka nyine ari byo batumvikanagaho, kumva ngo yaramukubise byo gukubita byandi twaciye mu Rwanda, akamukubita akawukana ariko akazongera akagaruka ashira indi myaka ngo wenda bakongera bagashwana akamukubita akongera, ariko ugashiduka abantu nuko habamo ayo nuko bavuga ngo nazibana zidakumanya amahembe, nuko habagamo ibyo bibazo byose, ariko abantu barabanaga bakarambana. Kwibaza ibintu nsigaye numva, ese nawe usigaye byumva muri ino minsi hari ibibazo mu ngo serious, umugore yishe umugabo yishe umugore n'umwana bishe umugabo. Icyo bintu ntabwo sinzi ukuntu byahindutse, sinzi ukuntu byagenze kabisa. Ubundi habagaho gushwana, wenda umugore agasubira mu rugo, umugabo akazagenda agacyura, ariko ubu ngubu nta gushwana no gucyura bikibaho, ni egari kumurangiza, egari ntago sinzi ikintu cyahindutse muri iki gihe, sinzi umudayimoni, nanjye nabambaye nk'abantu basenga ngo ni satani yanshutse. Niba ari umudayimoni, niba ari satani, ubibona ute ibintu kuko urumva biri gutera ubwoba urubyiruko. Nanjye ntakubeshye nsigaye mfite ubwoba bwo gushaka kubera zino staff, ukumva ntago namara icyumweru ntumvishe. Wowe wanze gushaka kubera yuko utinya yuko umugore yazakwica, cyangwa wowe cyangwa impamvu ntarashaka ni nyinshi, ariko niyo ngiyo isigaye izamuka, kuko urumva reka burya dukora ibintu kubera ko twabibonye ku bandi bantu. Hari nk'ukuntu ubona nka famille bavuga wow my god, nanjye ndifuza kuzagira famille imeze gutya, y'umugore n'umugabo bakundana, y'abana beza, abana nyine uko bafite umuco bahabwa n'iyo famille n'ababyeyi babo. Eske niba wumvishe ngo bashwanye gato ahita amurangiza, ejo bundi wumvishe wishe umugore nawe ahita yiyahura ngo bari bafite amafaranga bagomba kuzakoramo ubukwe, umugabo ayarejyaho arayanywera atashye yakora amafaranga ni umuti koko. Nababwiye ngo yagiye ku kabari yiguriramo icupa, yarakoresheje, ariko mu bintu yakoresheje byinshi harimo no kuyanywera. Ni kubabwira rero mujye mwibuka gukora subscribe, share na like kuri Raza Media. Tugiye tubana namwe, noneho tugiye tubazanira abatumirwa benshi kandi bavuga ibintu by'ubwenge. Noneho nanjye mfite story y'umuntu nzi we ariko nawe yishe umugore we. Ibyo bintu nk'ibyo ngibyo by'amafuti, ibi bintu ngiye sinzi, ndashaka sinzi niba nzahamagara abasaza, niba nzahamagara abaganga, uzahamagara babandi bitwa inararibonye, bambwire ibyagiye kera ko babagaho gushwana, babonye bakagaruka bakabana bagasazana. Ubu ibintu byo kuvuga ngo kwica byaroroshye, abantu bamenye ubwenge se bwo kwica abantu se ni filime nyinshi barebye, ni filime se nyinshi zo kwicana, filime nyinshi barebye, filime zo kurebwa mu Rwanda. Tujye twireba ama love story, tujye twirebera za mpinde z'urukundo. Ibyo bintu ko ari bibi cyane. Nawe utekereza umugore mubanye mubyaranye abana, ufata watemye undi ninde n'umugabo kubera umujinya nakwiye mu kirya barezi n'iki yari yabaye umurezi koko. Yisije
sibyo ngewe irampangayikishije kandi naganiriye n'abajama benshi urubyiruko rwinshi nabo bibateye ubwoba ntago byabura urumva ingo tuba turebera kugira ngo natwe tuzubake izacu ziba ziri nyine bajye batubabara niba ufite gahunda yo gukora ushaka bitekerezeho inshuro zirindwi wumve ko umugore mugiye kubana atari mushiki wawe atari mama wawe ahubwo nawe wa mugore umenye ko umugabo mugiye kubana atari musaza atari na papa wawe afite imico ye nawe ufite imico yawe imico ibiri yahuye kontrola uwo mujinya wawe menya kwihanganirana ibaze kuba ndi kugira inama abantu kubera iki kubera ukuntu ibintu bigora bibabaje mani rega n'imfubyi bari gusiga ibi bintu ni ibintu biba bigomba kuganirwaho tukajya inama cyane cyane nkatwe urubyiruko rw'azaza I'm talking kuri bino bintu ino ngingo ngomba kuyirambura nzazana abasaza muri kino kiganiro nzazana abakecuru bambwire nzazana n'abaganga nashaka ko ari umuganga w'inshuti yanjye nawe tuzaganira cyane muri ba baganga bafasha imyumvire bariya bita ngo ni abapsikoloji bariya bamenya iby'indwara zo mu mutwe n'ibindi nk'ibyo bariya se buriya bo ntibabidufashamo tukagenda tumenya ibintu birambuye tukamenya uko ibi bintu bigomba kurwanywa kabisa babaganga numvishe ngo bazagera maze iminsi nkurikirana utugoro hari abantu basigaye bavuga ngo kandi n'abasitari basigaye bavuga ngo abo baganga umuntu wa mbere bakwiye kugeraho ngo ni Yago byamugendekeye gute aryo nta n'umukomediye kabisa ariko uziko buriya bino abantu bagenda bazira ibintu bitandukanye bigiye bitandukanye ibintu Yago yazize kugira ngo abantu baba bari kumutokinga cyangwa abantu ariko ari ikintu ngiye nabonye uzi ko ari igihe uba uri kumwe n'umuntu ariko wagira nk'akabazo gatoya cyane nibwo umenya ngo uwo muntu ninde kuri njye uzi ko abantu mba nukumva bari kuvuga Yago kandi bwa mbere nkurikirana show biza yabonaga man ari nk'abajama be Yago bamupostinga ariko ubu ngubu baramuvuga kumva nyuma wagira ngo yabatwariye nk'inka so ubunye babajama ukagira ngo yarabanyaze man yarabanyireba babajama bajya bikoresha ngo nakagoroba k'ababyeyi babandi ni bande nise ntubazi ngo bikoreshwa akagoroba k'abapapa bo kuri YouTube nabo hano ntabwo bazi se iki baroke nabonye barimo kumutokinga mani bari kumuvuga kandi nzi ibiganiro yajyaga akorana na baroke cyagiye papa cyangwa kikorera muri roke ari inshuti yawe ariko numvise ari kuvuga ngo ngaho bigeze ngo Yago ngo ashobora ngo gusubira ko yaje aho yatangiriye ariko ngo byarabaye se ko reba ukuntu yavuze mwana umutababwa 2kg reba gadi yamukoreye editing yari yamuziritse ku Daihatsu yamuziritse ku Daihatsu ariko mukura tabagwe amuzana 2kg none baravuze ngo kure yamuzanye ariko zanamusha yamuzanye kuri Daihatsu yanditseho ngo byose biva mu gusenga yambona ariko Daihatsu ziba zanditseho rero azamusubizayo ku igare uziko Yago uzi ikintu yazize kuririmba sha none se ubwo Yago yatangiye kugirana beef n'abantu atari ko atangiye kwiririmbira kuririmba se ubwo bihurira no kuba byamusubiza hasi ni bande hari umuntu yaba yaratwariye indirimbo se cyangwa igihangano ntago bakunze indirimbo ze nyine tubituma ibyo byonyine byo kumva yuko udakunze ikintu cy'umuntu mu biganiro mwareke kuririmba zumvisha se no muri ya ndirimbo yabo ngo pressure is a pressure and utamenye ibyo ari byo ariko ubundi mwumvishe ko bavuga ngo Yago yica umuziki
hasi hari indirimbo y'ubundi uzi ya nyayo nyine uzi washobora no gusubiramo akantu gatoya ngewe ngenda yizi rega nyikubwire suwejo ariko iyo ndirimbo yaratwitse n'abana numvaga basubiramwo suwejo nanjye bituma nyimenya ngiye yagona ndamukunda none se ariko cyakora nawe yarazimye ngo pe aratuna yageraga kusha iyo umuntu agifite amavuta koko niyo mpamvu YouTube channel tujye kuza tuyimenera amavuta akuribuka yagwa kiza ngo connector calculator arya niwe waririmbaga ngo yagoponda ati n'ibiki none ubwo baramuponze wallahi ariko yago nagaruke ase ndamufana nkawe nk'umuntu uje mu bintu bya YouTube influencer social media zigiye zitandukanye nk'umuntu uhagaze ahangaha imbere y'iyi kamera bisana ndi kumenera amavuta niki ureba kuri bano bantu baba influencer bo ku rwego twita ko ruteye imbere wabanenga ubona bakora kidakwiriye muri ino si ya social media nk'ubu tugeze mu gihe cyo gukora tukiteza imbere ariko ukabona barazanamwe ibintu utamenya ibyo ari byo ukabona nk'ibyo byo gusubizanya hasi ngo runaka ngo yazamutse tumureba ngo none ngo agomba gusubira ngo yo nk'ibiki uba ubona bitari byiza bagenda bakora twagumya kubanenga barabanenga kugeza na ryari gusa uya bifu zibaho nta hantu utasanga bifu noneho mu influencer ntago byabura bifu ntago zabura ahubwo ikintu nabonye bakoresha abenshi nyine nta bintu bafite byo kuvuga bizima usanga bakunda gukoresha nyine zino star ariko nabonye leta yarabihagurukiye wabonaga staff zaba ari staff z'ibishego no guhanganisha ibintu staff z'ibishego no gusebanya no ugasanga ngo yarambwiye ariko nkazanga ngo siko ngo yago yambwiye ngo kandi wenda ashobora kuba yaranavuze ngo iki ariko nyine ni staff zo gushaka abafana cyangwa se gushaka views nta kintu cyadanje urimo gukora nta kintu byubakiyeho ari ibintu byo guhimba we gusa bone ngo byajeho ngo ibihumbi 100-200 cyangwa se ari izindi staff bakoresha ngo ariko ni inshuti yanjye yabibonye nge sinabireba ngo noneho ngayamenye muri kamera ari umushuti wanjye yafungura ibyo bintu akayashaka akayabura ari kureba ahantu yamenetse noneho ngo yambaye y'umweru ngo cyabyibye ukareba ukumirwa rero nagira ngo mbabwire yuko iyi ni Raza Media ngewe ndacyari Nigena Jean Pembe tubana buri munsi tubagezaho ibiganiro amakuru ibintu byose tuganira muri make reka tuganire tureke kwicwa n'irungu kandi tunamenya ibintu byinshi muri iki kiganiro ko kizajya gikomeza hazajya habamo ibintu byinshi harimo gutanga ibihembo uzi ko iki kiganiro cyonyine mu Rwanda ushobora kureba ukanatombora cyonyine ukakireba ukatunatombola ugahita ariko nibyo noneho tubana ikiganiro kigiye kuzakimenekeramo amavuta kabisa ya danje reka amavuta bajye bakubeshya ngo ngafite amavuta afite iki ngo oya amavuta azajya amenekera cyane hano turi igikondo nk'ibisanzwe cyari Nigena Jean Pembe akoze kubana nanjye hasta la vista arakoze cyane Nigena Jean Pembe arakoze cyane kuduha ikiganiro cyiza kabisa cyane ndamushimiye mwibutsa ko wakunze iyi video ukaba uturebye kugeza kuri uyu munota wakanda subscribe like ndetse na share naho butaha nakazaza mwibutsa ko nawe ushaka kwihuza natwe ukatujoininga tukajya dukorana ibiganiro bigiye bitandukanye watwandikira kuri nimero ya WhatsApp 078 6220077 ndetse no kuri nimero
ya 0788171614. urakoze cyane. Sawa, ciao ciao, naho butaha ibiganiro byacu nakagenda kagaruka. Imana ibahe umugisha wowe wabanye natwe, kandi subscribe woherereze n'abandi inshuti zawe nabo bamenye iki kiganiro. Murakoze cyane.